nongeye guhereza ikaze ku YouTube channel ndetse no kwifuriza ibihe byiza no kugubwa neza uherereye hose we tubana buri munsi mu biganiro bigiye bitandukanye ndetse n'amakuru abagezweho hirya no hino yaba mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Umwanya rero ndagira ngo unyemerere tugaruke ku rubanza rwa Semuhungu Eric rwashyizwe mu muhezo. Reka turebere hamwe uburyo ki rwagenze, ibyaruranze kuva rutangira kugeza rurangiye ndetse n'imyanzuro yafatiwe mu rubanza. Nimba ruvuga mugeze ku YouTube channel kora subscribe kugira ngo uzajye tubana buri munsi mu biganiro bigiye bitandukanye ndetse n'amakuru abagezweho yaba mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwategetse ko iburanisha mu rubanza rwa Semuhungu Eric rishyirwa mu muhezo bitewe n'uko biravugwamo bishobora kuba birimo ibinyuranyije n'imyitwarire mbonezabupfura. Ni umwanzuro wafashwe kuwa 28 Mata 2026 ubwo hari hagati mu gitondo hagiye gutangira kuburana ku ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo ry'iminsi 30 ku uyu muhungu cyangwa se Semuhungu Eric. Semuhungu Eric wagaragaje Semuhungu Eric wagaragajwe mu rukiko kare cyane yatangiye kuburana saa 4 zibura iminota mike cyane. Iburanisha ryabereye mu cyumba cya kabiri mu rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro ndetse rigitangira hari harimo n'abandi bagomba kuburanishirizwa muri icyo cyumba. Perezida w'iburanisha yatangiye asoma imyirondoro y'uburana n'andi makuru yerekeye urubanza ndetse Semuhungu arabyemera. Gusa Semuhungu kandi yagaragaye mu buryo bwa kigabo ugereranyije n'ibisanzwe kuko haba mu myambarire n'imyitwarire irimo nk'ingendo byagaragaraga ko ari ibya kigabo ndetse n'ibirungo by'ubwiza yajyaga akunda kwishyiraho nk'iby'abagore ntabyo yari afite. Gusa ikindi gitangaje ni uko nta muntu n'umwe mu nshuti ze cyangwa se umuryango we uretse itangazamakuru wari waje kumva urubanza rwe nubwo byarangiye rushyizwe mu muhezo. Urukiko rukimara gusoma umwirondoro uwunganira Semuhungu mu mategeko yahise ahabwa umwanya ariko ntiyatangirira ku mpamvu we n'umukiriya we basaba gufungurwa by'agateganyo nk'uko bisanzwe, ahubwo umwunganizi we wa Semuhungu yasabye ko hashingiwe ku biteganywa n'amategeko urwo rubanza rwashyirwa mu muhezo ndetse n'uruhande rw'ubushinjacyaha ntirwabyanga ahubwo rusaba urukiko ko rwabisuzuma. Ibyo yasabye biteganywa n'ingingo ya 70 y'Itegeko No. 22/2018 ryerekeye imiburanishirize y'imanza mbonezamubano, iz'ubucuruzi, iz'umurimo n'iz'ubutegetsi ndetse iyo ngingo niyo ikoreshwa no ku manza nshinjabyaha kugeza ubu. Iyo ngingo igira iti iburanishwa ry'urubanza ribera mu ruhame icyakora iyo urukiko rubyibwirije cyangwa se rubisabwe n'ababuranyi bombi cyangwa se umwe muri bo rusange bigomba kuburanishwa mu ruhame byatera impagarara cyangwa se byabangamira umuco w'imbonezabupfura n'uburenganzira bw'abantu mu mibereho yabo. Rufata icyemezo ko iburanishwa ribera mu muhezo. Urukiko yaje rero narwo rwahise rwanzura ko urubanza rwa Semuhungu Eric rushyirwa mu muhezo. Nyuma abandi bari bagenewe kuburanira mu cyumba cy'uburanisha cya mbere bahise basabwa kwimukira mu cyumba cya kabiri ndetse n'itangazamakuru risabwa gusohoka. Semuhungu Eric yatawe muri yombi mu mwaka wa 2026 ku itariki 9 Mata akaba akurikiranyweho ibyaha binyuranye birimo icyo gukoresha undi imibonano mpuzabitsina ku gahato, gushyiraho
ahagaragara amashusho yerekeranye n'imikoreshereze y'ibitsina hakoreshejwe mudasobwa cyangwa se urusobe rwa mudasobwa ndetse n'icyo gusebanya. Umusore wa mbere Uwareze Eric Semuhungu afite imyaka 22 y'amavuko, mu gihe undi afite imyaka 20. Nkubwire ukomeze kugira ibihe byiza, amakuru nakagaruka buri kanya kuri YouTube channel, kora subscribe kugeza tubana buri munsi.